Mu mijyi itandukanye yo mu isi hari urujya n'uruza rw'abantu batandukanye berekeza mu bice bitandukanye by'isi. Abo bantu iyo ubabajije barakubwira bati tugiye kwizihiza Noheli ndetse n'iminsi mikuru muri ibyo bice. Nanjye ni Teacher Moses nahise nibaza ese Noheli ni umunsi waje ryari, kuyihe mpamvu waje gute? Maze mategura ikiganiro tugiye kurebera hamwe imva n'imvano y'umunsi wa Noheli wizihizwa ku itariki 25 Ukuboza buri mwaka. Uyu munsi reka turebere hamwe amateka y'umunsi wa Noheli. Noheli ni umunsi mukuru wizihizwa ku itariki 25 Ukuboza buri mwaka. Ufatwa nk'umunsi w'ivuka rya Yesu Kristo, umucunguzi w'abakristo. Uyu munsi ufite amateka maremare ahuza n'imyemerere y'abakristo n'imigenzo y'abapagani ndetse n'imico yagiye itera imbere mu bihugu bitandukanye. Nubwo Bibiliya iterekana neza itariki yavukiyeho Yesu, itariki 25 Ukuboza yatoranijwe mu buryo bwihariye mu mateka. Inkomoko ya Noheli mu myemerere ya gikristo. Nk'uko tubisanga mu byanditswe byera, Yesu yavukiye i Betelehemu mu ntara ya Yudaya. Amateka agaragaza ko ivuka rye ryabaye mu bihe by'imisozi yegeranye n'itumba, aho abashumba babaga baragiye intama zabo mu gasozi. Nubwo Bibiliya idatanga neza itariki Yesu yavukiyeho, abakristo b'ibinyejana bya mbere batangiye kwizihiza ivuka rye ahagana mu kinyejana cya gatatu. Iyi kwizihiza yari ifite ishingiro ry'idini yibana ku gukomeza ukwemera. Impamvu y'itariki 25 Ukuboza. Mu mwaka wa 221 umunyamateka w'umukristo witwa Sextus Julius Africanus yagize igitekerezo ko ubutumwa bwa Marika Gaburiyeli yatanze ku mubyeyi Mariya buzwi nka Annunciation bwabaye ku itariki 25 Werurwe. Iyo tariki yafashwe nk'itariki Yesu yasamweho mu nda ya Mariya, aho hiyongereyeho amezi 9 bigahura n'itariki 25 Ukuboza. Ese n'umunsi wa Noheli ufite irihe huriro n'imigenzo ya gipagani? Mbere y'uko abakristo batangira kwizihiza Noheli itariki 25 Ukuboza, yari ifite agaciro gakomeye mu mico y'abapagani, cyane cyane i Roma no mu bihugu by'abaromani. Urugero ni nk'umunsi wa Saturnalia. Kuva ku itariki ya 17 kugeza ku ya 23 Ukuboza, Abaroma bizihizaga umunsi witwa Saturnalia mu rwego rwo guhimbaza imana yabo Satan, umwami w'uburumbuke. Muri iyi minsi abantu barasabanaga, bagasangira amafunguro, bakagabirana impano, ndetse hakabaho n'ubusabane bukomeye. Abakristo bashoboraga kuba baratoranyije itariki 25 Ukuboza kugira ngo basimbuze umunsi mukuru imigenzo mishya y'ubukristo, bahuza ivuka rya Yesu n'ubuzima bushya n'umucyo w'ukuri. Urundi rugero ni umunsi witwa Sol Invictus, izuba ridatsindwa. Ku itariki 25 Ukuboza, Abaroma bizihizaga umunsi witwa Dies Natalis Sol Invicti, umunsi w'ivuka ry'izuba ridatsindwa. Wari umunsi wihariye mu kwishimira ko iminsi y'izuba yari yongeye kwiyongera mu minsi migufi y'itumba. Abakristo baje guhuza uyu munsi n'ivuka rya Yesu, bigaragaza ko ari umucyo w'isi nk'uko Bibiliya ivuga. Reka turebe n'ingingo ivuga gushyiraho umunsi mukuru wa Noheli. Mu kinyejana cya 4 umwami Constantine wari umwami wa mbere wa Roma wemeye ubukristo yashyizeho ko Noheli ari umunsi mukuru wemeye mu bwami bw'Abaroma. Mu mwaka wa 336 ibirori bya mbere byizihije Noheli byabereye i Roma. Ibi byafashije gukomeza gukwirakwiza ubukristo mu bihugu by'i Burayi. Nyuma yaho abakristo bo mu bice bitandukanye by'isi batangiye kwizihiza uyu munsi. Ibi bijyanye no kuvugurura imigenzo yaho kugira ngo ihuze n'amahame ya gikristo. Uru rugero ni ukwimika ibiti bya Noheli byakomotse ku migenzo y'Abagermani no gushyiraho indirimbo za Noheli zatangiye mu kinyejana
cya 13. Kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza n'uno munsi wa Noheli wizihiza buri mwaka ku itariki ya 25 Ukuboza, reka turebe n'ingingo ivuga imigenzo ya Noheli mu mateka. Noheli yagiye yinjizwa mu mico itandukanye kandi buri gihugu cyagiye kiyongeramo iby'umwihariko. Reka turebe ingingo ya mbere, igiti cya Noheli. Gushinga igiti cya Noheli, Christmas tree, ni umuco ukomoka ku Bagerumani ba kera, aho bafataga ibiti nk'ibimenyetso cyangwa nk'ikimenyetso cy'ubuzima bw'iteka. Mu kinyejana cya 16 abakirisitu b'i Burayi batangiye kujya basharije ibiti n'imishusho y'ubwiza mu rwego rwo kwizihiza ivuka rya Kristo. Urundi rugero ni ugutanga impano. Umuco wo gutanga impano ukomoka ku nkuru ya Bibiliya ivuga abanyabwenge, the wise men, bazaniye Yesu impano zitandukanye zirimo zahabu, ubunani n'umuravumba. Nyuma yaho uyu muco wagiye ugaragara mu mico myinshi, aho abantu batanga impano nk'ikimenyetso cy'urukundo ndetse n'ubusabane. Papa Noheli, Santa Claus. Santa Claus, umusaza wambaye imyenda itukura, akunda guha abana impano ikomoka mu mugabo witwa Mutagatifu Nicholas, Saint Nicholas, wo mu kinyejana cya 4, wari uzwiho gufasha abakene no gutanga impano mu ibanga. Uko niko umunsi wa Noheli wizihizwaga mu bihe byabanje. None reka turebe umunsi wa Noheli mu bihe by'ubu ngubu. Kugeza ubu Noheli ni umunsi ukomeye mu mico myinshi ku isi. Uhuza abantu mu byishimo no mu migenzo myiza yo gusangira no gutanga impano. Ku bakirisitu ni umunsi wo kwibuka ko Imana ndetse no kuyishimira kubwo kohereza umucunguzi ku isi. Uretse kuba umunsi w'idini, Noheli kandi ni igihe cy'amahoro, urukundo no guhuza imiryango. Mu bihugu bimwe na bimwe Noheli yatangiye kuba n'umunsi wizihizwa n'abantu bafite imyemerere itandukanye kubera umuco wawo uhuza abantu bose. Amateka y'umunsi wa Noheli agaragaza uburyo uyu munsi wagiye uhuzwa n'imico itandukanye, ariko bikarangira ubaye ikimenyetso gikomeye cy'urukundo n'ubusabane. Nubwo inkomoko yawo ivanzemo imigenzo y'abapagani n'ubukirisitu, Noheli yaje kuba umunsi uhuza isi yose mu byishimo no mu rukundo rwa kivandimwe. Ahangaha niho dusoreje ikiganiro. Niyo bategura ikiganiro nkanakibagezaho, nitwa Neticha Moses. YouTube channel yitwa Neticha Moses TV. Ndagusaba gukora subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi bijye bikugeraho. Mbifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Abatari buze kubona Noheli, mukande subscribe maze dukomeze tubane. Ndabashimiye.